Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugira amahoro ya Kristo Yesu. Nari ngiye kubabwira ngo dukomerezeho, ariko kandi hari abantu bashobora kuba badukurikiye ari ubwa mbere batararebye session 1 ya kino kiganiro, ariko dushimiye Imana ku bwanyu. Hanyuma n'ugikurikiye yarabonye icyakibanjirije bibaye akarusho, Imana ibaha umugisha. Nitwa Anicet niyomugabo, ndi umukristo, ngize umugisha wo kubana namwe nk'uko mugize umugisha wo kubana natwe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mumbere ab'umumaro muri Kristo Yesu, kandi nanjye mbabere umumaro muri Kristo Yesu. Uyu mwanya rero ndagira ngo tubanze dufatikanye gusenga, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Imana y'imbaraga, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'urukundo, Imana y'ineza, Imana ibyiringiro by'abizera, Imana inzira kandi agakiza k'abahamagawe, turagushimiye. Uyu mwanya uduhaye umugisha wo kugira ngo twaturirane impamvu z'ibyiringiro byacu, kandi iby'ubwiru bihishurwe kugira ngo hatagira umuntu uzagira icyo yireguza. Fata amaboko umuntu wari unaniwe, uwari urwaye akizwe nawe, umuntu wari ubabaye abona umunezero w'agakiza. Umuntu wese ukurikiye ijambo ryawe niyakira impinduka mu bugingo kubw'imbaraga zawe. Dusenze tukwinginga kugira ngo abaguye ubabyutse, umuntu wari uhagaze umushyire ku rufatiro rwo kwizera. Mwami, usanzwe ubikora tubisabye, ariko niyo tutabisabye uri Imana ijya ibisohoza. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya ganira n'ubwenge bwacu, ubugingo turabuguhaye, n'umubiri turawuguhaye, umwanya twarimo turawuguhaye, ibyo twari turi gukora turabiguhaye. Utwiyoborere Mwami, kuko twatuje akanwa kacu ngo twigarurire, kandi imitima yacu urabizi ko inyotewe no kumenya ukuri kw'ijambo ryawe. Turagushimiye, tubisenze twizeye ku bwawe mwungeri mwiza, amen. Imana ibaha umugisha. Ndibwira ko umuntu wabonye ikiganiro cya mbere utarakoze subscribe, sinzi icyo waba uri gutekereza. Sinzi ko ushobora gukurikirana ntiwifuze ko tubana mu bihe byose bihoraho by'ijambo ry'Imana. Rero kandi nawe ugiye kumva iki kiganiro session ya kabiri warumvisha iya mbere, utarigeze ukora share ngo usangize n'abandi ikiganiro cyabanjirije iki, sinzi icyo waba urimo. Reka dufatikanye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Ntabwo ndi buharenge rwose, twasomye igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro turaza gushyiraho n'igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 18. Haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Kabiri haravuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Imana ishimwe. Ndasubiramo, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Murongo wa kabiri, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Umurongo wa mbere haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nyuma y'ibyo Imana izaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Mu kiganiro cya mbere cy'iki kiganiro twarabanje tureba inkomoko ya Aburahamu. Ijambo ry'Imana riratubwira iyo Imana imuhamagara, yaramuhamagaye iti jya mu gihugu nzakwereka. Birumvikana Aburahamu ntiyaraza aho ajyanwe n'Imana, kandi amateka y'akavukire ya Aburahamu itubwira ko avuka muri Uri y'Abakarudaya. Abakarudaya twabonye imirimo n'imikorere yabo, kimwe muri strategie bagira ntasiba kubabwira muri iki kiganiro kindi,
nubwo mu cyambere twabivuze, nuko abakarudaya badakunda guhagarara mu mwanya w'ubuyobozi ngo bagaragare nk'abayobozi, ahubwo bishyiriraho abayobozi bakabategeka ibyo bazakorera aho bari kugira ngo abakarudaya babone inzira zabo. Narabibabwiye, abakarudaya nibo fondasiyo, nibo ba viziyoneri, nibo bayoboye imyuka mibi. Nimusoma, abakarudaya bari abacunnyi bo kwa Farawo, bakaba abapfumu, abashitsi, abakonikoni n'abarozi. Iyi fakirite abakarudaya barayigira. Hakaba abakarudaya b'i Babuloni, nibo bagambaniye Abisiraheli. Ndagira ngo mubanze mwumve iki kintu. Abakarudaya mu gice cya mbere narabibabwiye, iyo uvuze kabiri bakora gatatu. Ni abantu bashaka kunyuranya n'umugambi w'Imana, bagendereye gukora ibiteye isoni. Ikibabaje, no mu madini barimo, mu nsengero barimo, muri evangelizasiyo barahari, profetikoma barahari, mu buhanuzi, mu ndirimbo, mu kuramya abakarudaya barahari. Nababwiye amajesti y'abakarudaya, bemerera umuririmbyi kuririmba bakaguha ijwi ry'ubuhanga. Yemwe abakarudaya imyuka yabo niyo myuka iyoboye umwuka w'umwidagaduro. Murakoze. Nibo bayobora imyidagaduro. Imyidagaduro igizwe n'ibirori, harimo entertainment, harimo muri entertainment ko harimo na media, harimo ibintu byinshi. Imana ibaha umugisha. Imana rero ireba Aburahamu, nababwiye ngo turakoresha izina rye, tumenyereye ko atarahamagarwa n'Imana yitwaga Aburahamu, amaze guhamagarwa arabyara yitwa Aburahamu. Ntabwo ntinda ku mazina n'igisobanuro. Iyi uri y'abakarudaya nababwiye yari muri India, ko abakarudaya ni abahindu bahambere, ni abayinde, ariko bagiye bagura ko Middle East yubatswe n'abakarudaya. Kugeza uyu munsi ubwenge bw'abakarudaya buri gukorera mu Bagiriki. Middle East muri burasirazuba bwo hagati higanje Abarabu, ni ibihugu by'Abarabu cyane. Rero bafite imbaraga, haba mu butunzi, haba mu by'imyuka, haba mu bigirwamana. Cyane cyane igice cya Aziya gifite ibigirwamana byinshi. Kugaruka hagati mu Barabu, bavuga ko batemera ibigirwamana, nyamara bakabisenga mu buryo bw'iyobera, ariko abahanga bo muri bo barabizi. Rero aha mu bakarudaya, nihuta nkagera ku mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu muryango wawe, usige n'igihugu n'inzu ya so. Mbere y'uko ngerayo, abakarudaya basengaga Imana kwezi. Imana y'ukwezi twagiye tureba uburyo bafashe iminsi 30 bayigabanyamo iminsi 4, igize impinduka z'amezi nabwo mu buryo bune. Twabonye itariki ya 28, hari igihe ukwezi kwa kabiri kugira 28 cyangwa 29. Izo ni impinduka mu buryo bubiri. Hari igihe hari ukwezi kugira 30, hari n'amezi agira 31. Ntabwo ndi butindaho. Ibi byose kubigabanya, nababwiye ko ariho bagendereye. Just ubwo ni ibyiciro 4 biri mu mwaka, no mu kwezi hakabamo ibyiciro 4 bigizwe n'icyumweru. Icyumweru kikagirwa n'iminsi 7. Iminsi 7 twabonye amasaha 24 agira umunsi umwe, amajoro mu masaha 12 n'amanywa amasaha 12. Ariko kandi umukarudaya kubikora ntayobewe icyo akoze. Nababwiye ntibayobewe ibyo bakoze. Umuntu wadukurikira muri session 2 y'iki kiganiro atarabonye yabanje, yaba yeshugwe. Bazi ibyo bari gukora 100%. Kuko kalendari yo mu gihe cyo gukora kwa Kristo yari ifite amasaha 12. Iyo bifite amasaha 28, 12 ubisomahe. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana. Ihangane dukoreshe Bibiliya, turi ku ijambo rivuga ngo umuhamagaro w'agakiza. Imana ibaha umugisha. Ihangane dusome
11 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana umurongo waho w'9 haravuze ngo Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12 ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona. Ugendeye ku ndangagiye ya nonaha umukarudaya yashatse gushyira mu kinyoma amagambo Kristo yavuze, ariko turebye prophetikoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli baravuze ngo bazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ibihe byarahindutse n'amategeko arahinduka, simpatinda ako karagaciyemo. Umukarudaya impamvu y'aya majoro aza guhura twabibonye mu cyo bita equinoxe. Ni Spaniol icyo ni kigiri cy'igishyiri cy'Espanyol neza ko aho umuntu akoze translation aho bita bihura ko equinoxe ekihava ekusi muzabisanga mu ndangamerekezo. Abantu bize astronomy barabizi, abatwara indege murabizi, muri iyo ekusi ifite formule y'umubare tutiga mu mibare isanzwe. Abize astronomy you know that ibyo ndi kuvuga ari ukuri. Ibi byose ni iyobera ry'ubuyobozi bw'umukarudaya. Hava ekusi mu gifaransa bikitwa egari. Iyi noxi niyo yitwa nui, night cyangwa nuweca. Ibi byose babikruetinze kugira ngo ubuyobozi bw'umukarudaya bubeho. Nababwiye ko umukarudaya niwe mupfumu wa mbere, niwe murozi wa mbere, niwe muhanga no ku mubare scientificoma, nibo banyabwenge. Romise ubutware bwabo babugurishije Egypt buguzwe n'abagabo 70 Alexander the Great yohereje bitwa Basebutangirosi. Nibo bafasha amateka bahindura na Bibiliya. Izi Bibiliya mubona zisohoka hafi ya buri gihe bikozwe nabo. Niyo mpamvu Bibiliya ziri kugirwa impaka, niyo mpamvu umuhanga shiduka akayandika. Izihinduye izidahinduye Bibiliya zigenda zihinduka uko bashaka, byagiye bitegurwa niko umukarudaya bishaka. Ariko umuhamagaro w'agakiza ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu ahamagariwe gukizwa arayishurirwa, amenya ibitari muri Bibiliya, amenya ibyahishwe mu gihe, ibyahishwe n'abanyabwenge abirebera mu nama z'Uwiteka. Kuko umuntu uri mu mwuka w'Imana ufite agakiza ajoyininga amitinga n'Imana mu ijuru, ateranirayo, agira amateraniro. Imana yarabivuze ngo ntacyo nzakora ntakibwiye intore zanjye. Impamvu bababwira ngo ntimukizwe mugahakana agakiza muhereye ku ishingiro ry'ubumenyi mwize ryitwa uburere mu masomo asanzwe, ni ukugira ngo mube koronike y'amayindi y'abakarudaya. Nababwiye ngo nta mukarudaya ujya wicara ku ntebe y'ubutegetsi ngo ayobore, ahubwo aba ari umujyanama w'abategetsi. Abategetsi benshi bashyira mu bikorwa ibyo abakarudaya bakora. Abo nibo bamurikiwe, nibo bavuye mu itsinda rya Illuminati. Abakarudaya bafite ubwenge n'ubuhenzi bwinshi. Mwirirwa muvuga ngo Antikristo ni papa wabene. Simbabwiye ngo niwe cyangwa si we, ariko ku ruhande rwanjye Antikristo ni umuntu wese uhakana Yesu ko atari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ni anti. Maybe do you know means anti? Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Bavandimwe, ibi ntabwo mwapfa kubibonera mu bumenyi. Ntabwo ushobora kumenyeramo kuko ubumenyi uzi n'ubwo wahawe. Kuva kuri base ugera hoteli ari ukuri kuyoborwa n'abakwigishije umwifato hepfo. Ariko ndagira ngo mbabwire ku muhamagaro w'agakiza gatoya ni se n'uwinjira mu isi y'umwuka mu butware bw'umukarudaya, kugira ngo tumenye impamvu Imana ibwiye Aburahamu ngo vayo. Bwa mbere umukarudaya afite Imana yizera, afite Imana asenga, afite Imana akorera, afite na briefing y'Imana ye agomba kugenderaho. Kondisiyo y'umukarudaya
ni ugukora ibihabanye n'iby'Imana, akabikora azi ko abikoze kandi akabikorera kubabaza Imana, kuko iyo batutse Imana, muzasoma ijambo mu Byahishuwe ngo bazaba bafite igisigo ngo cyanditseho amagambo yo gutuka Imana. Iyo batutse Imana nibwo Imana yabo, iyo batutse Imana rurema nibwo Imana yabo ibaha ibyishimo bitabamwe amahoro, ariko bakishima n'abandi bagashaka kumera nkabo, niho bahabwa ubutware. Abanyarwanda bakuru n'abarundi ko dusangira amateka, hari amateka amwe n'amwe mu kubandwa no guterekera abarundi n'abanyarwanda basangira. Iki murakizi, kugira ngo umuntu abe umugirwa hari uburyo yajyaga ajya gukora indahiro agatuka uwo mu muryango we wa bugufi, bakamutuka urututsi rw'urushizi rw'isoni, noneho akabagiranya igihango n'abamutumye gutuka. Byabaga bivuze ngo uwo muryango nyine ndawuvumye, ngewe uwuvuyemo, reka nerezwe umurimo runaka mumpaye gukora. Abantu babizi, umuntu mudafitanye isano ntabwo akuroga iyo ari umurozi ngo agutongere, icyakora yakugaburira ibyo kurya. Ariko iyo nta sano mugirana ntabwo agutongera, ntabwo bikunda. Ahubwo anyura mu wo mugirana isano w'umurozi, akamusaba audience, kuko niwo communication yawe nawe, kuko iyo ufitanye umuntu nawe isano, akagozi kabahuza kaba gahari. Biravuze ngo nanyura muri nyogokuruza, nkanyura muri sogokuru nyogosenge na so wanyu nkakugeraho, kuko ufite agashami ko muri we k'amaraso. Ako gasanira umurozi aragaprofita. Iyo umurozi yapfuye mu muryango wawe, agapfa yarogaga, akagenda nta n'uwahaye bwa butware bwo kubutanga mu gihe ahari, wa wundi ushaka kukuroga ajya muri umwe warozwe, hanyuma bakamushika. Icyo nicyo cyitwa gushika. Bagashika wa wundi mwagiranaga isano wagiye atizera, bakamunyuriramo n'ubundi akabakonekite. Niyo mpamvu abenshi muri mwe mujya murota abantu bapfuye, ni konekisiyo baba bari kongera kuzamura, baba bari kongera kuyibyutsa. Ugatangira kurota bamwe bapfuye, ukongera ukabona papa, ukabona sogokuru. Ntabwo ari uba waje, ahubwo hari undi uburiho wambaye wa mubiri, kuko abadayimoni bambara wa mubiri bakaza gukora ibikorwa mu muryango. Nibambara ya shusho ya wa wundi uhari, baragaruka no mu bwenge bw'ibyo yarazi kuri wowe, aragaruka bizi ibyo wakoraga kuri we, aragaruka bikwishyuza. Jise iyo communication mu isi y'umwuka ikingurwa n'Abakarudaya, kuko no muri Egiputa nibo baraguriraga Farawo, nibo bamenyaga ibihishwe. Noneho scientificoma ni abanyabwenge baraguza inyenyeri. Uyu munsi biri muri astronomy, uko inyenyeri ziboneka, uko ikirere kiriwe, uko bigenda. Turakoresha ibyuma tubabwira uko ikirere cy'ejo bizagenda. Byaje technology, ariko spiritual byarakoraga. Ariko rimwe na rimwe ibyo bikoreshwa mu buryo bwo kuyobya itorero, kuyobya abanyamwuka. Ndabizi muri kunyumva. Imana yampaye iki kiganiro ku murongo ngo tugitambutse, mumenye umuhamagaro w'agakiza. Imana ishimwe. Biroroshye ko umukarudaya yateza impanuka mu modoka atarimo, ariko wowe urimo afite konekisiyo yawe, ashingiye mu bantu muri konekite nabo ku bwa yasano. Icyo nicyo cyitwa karande. Niyo mpamvu umuvumo ukurikirana, umuvumo wambuka ikiraro utega indege, umuvumo ufata ikamyo, umuvumo ujya ufata visa, umuvumo uragenda ukicara muri business class, umuvumo ugira biro, umuvumo uriga, umuvumo uraminuza. Karandi iriga, iraminuza, ukaba umuhanga, ikaba umuhanga, ukabyara ikabyara, ukabyara ukaba uyibyaye, wakora ukaba ukoze, wafumbira ukayifumbira ikera, irera. Niyo mpamvu kubera iki ibintu by'ikoranabuhanga bishobora guhura n'imyuka mibi.
ibyogajuru biyobora za seterite z'amerekezo, murabizi si ngombwa kubitindamo, biroroshye ko yayifatiramo. ni imyuka, ni ubwenge bw'abakarudaya bubikora, icyakozwe n'ubwenge no mu butware bwe akigiraho imbaraga. niyo mpamvu ashobora kuguhamagara kuri telefone ukarota uri kuyitaba, mukavugana ukabyuka umeze nabi. umukarudaya uryama wambaye akakwambura ikabutura, umuye mu nzu ukaryama wambaye ukabyuka wambuye, ukaryama ukarabye ukabyuka ufite uburimiro, ukaryama mu kanwa waborosheje umeze neza, ukabyuka umeze nk'uwaraye ukanje uri gucira amaraso menshi kandi atanavuye mu menyo. ibyo ni ibintu by'imbaraga z'imyuka mibi zigenda zikaba uruhererekane zikakugiraho uruhare, kuko ishami ryawe n'isi uracyarifite, nturarikata. konekisiyo ya sogokuru ntiracika, iy'umupfumu ntiracika, baranyura mu wapfuye bakakugeraho. niyo mpamvu kugira ngo uhunge abaca mu wapfuye bakakugeraho, nawe urinjirira mu wapfuye uzukane nawe, kuko ubuzima bwa Kristo buriho kugira ngo bubesheho n'abapfanye nawe. gupfana na Kristo ni uguhakana ubuzima bwabo mugiraga imisano bapfuye. ntupfane nabo, ntugendere muri bo, ahubwo pfana na Kristo muri we, aguhambe, uhambanwe nawe, uzukane na Kristo. abandi bose barapfuye bari mu gituro, umukarudaya yabashika akakubona, ariko ntiyashika Kristo. ni muzima, ariho, ntafatwa n'izo mbaraga. umuhamagaro w'agakiza Imana ibigira ngo idutandukanye no kurimbuka, idutandukanye n'imirimo ya Satani no kuyoborwa n'isi. Pawulo yasengeye Abaefeso, aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se, ari nayo data wa twese, ibaho ubwenge bwo kumenya Imana, ubwo bwenge bubatere guhishurirwa. bakundwa, icyo ufite cyo kwirata ni kimwe, nuko wakwirata agakiza. kandi agakiza ntawe ukirata nk'ukarusha abandi, ukirata nk'ushimira Imana, ukirata ushimira Kristo. biroroshye kuyobya imodoka ukarenga umuhanda ugakora impanuka. abantu benshi bariyahura batazi icyo bazira. umukarudaya avugira mu bitekerezo byawe ukagenda, akakubwira ngo uzamuka umusozi ukawuzamuka, urira umunara ukurira, akakubwira ngo ijugunye abantu barakwanze, ukijugunya ukiyahura. n'icyogajuru baragukina, bari kudukina nk'abakina udukarita. ni imyuka mibi. nababwiye ngo niyo mpamvu abantu benshi usanga umuntu yagiye ku mwanya runaka afite imihigo myiza azakora, yageraho agahindura icyerekezo, yahize akiriwe wenyine, ariko amaze gushyika ahashyika hasanze andi matwara adashobora kwiyambura. murakoze. biroroshye ko umukarudaya yayobya imodoka ari mu muhanda ukawurenga, ayobya ubwato, ayobya indege. umukarudaya yinjira mu rugo akarusenya. ubwo ni ubwenge bw'abakarudaya. mu buryo buri official, kugira ngo bafatire abantu hamwe mu kuramya babatambemo ibitambo, kuko umukarudaya atanga igitambo kiva amaraso. nawe ikigukuraho amaraso watambiwe ni uko wongera gutambirwa ayandi. ayo ntabwo ari ay'undi, ni amaraso yatambwe na Kristo, umwana w'intama w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. uyu mwanya ntabwo mbatindira, ibi biganiro ntibyashira. narababwiye ngo tuzafata amasengesho yo gusenya ibicaniro bya karande no gusenya umuvumo, twubaka ibicaniro by'Imana. Imana izamfashe tubane nawe. niyo mpamvu wakora subscribe kugira ngo ugume aho ujye ubona notification uko twaprodinze, kugira ngo ubane natwe. Imana ibaha umugisha. ndabivuga nitonze kugira ngo ibi mu byumva n'ubwenge. nasomye ijambo mu byahishuwe rivuga ngo aho niho ubwenge buri. Imana ishimwe. none wakibaza, bitabayemo imyuka y'abakarudaya, gute uba profeseri ukadivorusa n'umugore? gute umuntu atoza imbwa ariko gutoza uwo mubana bikakunanira?
gute wihanganira igikoko, ukihanganira inka woroye, ukihanganira imbwa waciririye, injangwe waciriye ukayihanganira itavuga, umuntu muganira ku bana bikabananira? Gute umuntu yikora, nibyo ni iterambere ariko ntago nge ndabyumva, ugafata irobo ukayisimbuza abantu kandi uri umuntu ushaka iterambere ry'abantu. Umukarudaya ntadushakira amahoro, ntibishoboka. Gute wiga imibare ukaminuza ariko kubara amacupa y'inzoga gusindisha bikakunanira, ukajya ugenda mu muhanda utazi aho uri, ukarara gutyo? Gute uba umunyembaraga ugatungwa n'ibyo wambuye abakene? Gute uba umutegetsi ariko ugatungwa no gukandamiza rubanda? Nta kintu mwumvamo. Ubwenge bw'abakarudaya ntibushobora gutuma abantu babana amahoro, ntabwo bishoboka. Ntabwo bwemera abantu babana amahoro, ntibushobora gutuma ubyara. Urabyara se babishaka? Nta mukarudaya ushaka ko hari urubyaro rw'umwana w'umuntu ruza ku isi to reduce people. Nta mukarudaya ushaka ko ujya mu rusengero gusenga, no, ntabwo bikenewe. Murara amajoro musenga gute se? Nimubireke iby'amajoro, mwe kurara musenga nijoro, ariko boîte de nuit zikarara ntabwo umukarudaya ashobora kwemera ukora igikorwa kizagirira umumaro ubugingo. Iyo ubugingo buhembutse, umwuka wo muri wowe arakora. Iyo akoze ayobora ibyo urimo, nabiyobora uzafata ubutware bw'umukarudaya. Niyo mpamvu bitagikunda. Amadini menshi ntibikunda. Tuyobowe muri system zine: Catholic type church government, Presbyterian type church government, hanyuma harimo congregation type church government, hakabamo independent type church government. Independent niho hakoreshwa abanyamuhamagaro. Presbyterian ni abarida, n'umuyobozi biva hejuru, nibyo, ariko kandi kuri niveau d'étude runaka. Catholic ni ikirangirire. Congregation hagakora amatora. Amatorero y'umwuka ni independent type church government. Uyu munsi se biracyariho umuhamagaro? Ntibikemewe. Nta mukarudaya ubyemera, ntago byemewe. Ntacyo mwumvamo kije gukoma mu nkokora abizera. Ntacyo mwumvamo nshuti z'umusaraba, tuganire. Ibirangirire nibyo baraduhagarara imbere. Tubite ba data baba imana zacu, tubite ba Monsenyeri, tubite abo dushaka, ni ba dadi. Uretse ko nta n'ubyarira Imana, Imana ibyarira muri Kristo Yesu, ko ijambo ryayo ryaratubwiye ngo Imana turaba Imana yabyarishije ijambo ryayo, kandi yatwiteguriye kera muri Kristo kugira ngo dukore imirimo myiza Imana igendere muri twebwe. Murumva iki mu bwenge bw'abakarudaya? Imana ireba Aburahamu. Ahantu umuntu avuka niwo muryango wa mbere. Umuryango wa mbere ni abakubyaye, abo bakubyara ku maraso. Aho simpatinda ko tuzahavuga mu gukira ibicaniro na karande. Hanyuma umuryango w'umuntu wa kabiri ni igihugu. Umuryango w'umuntu wa gatatu ni idini, imyemerere, ikiyobotse mu buryo bwo kuramya. Aho hose haba hagufite kabiri, haba hafite umubiri wawe n'umuntu wawe w'imbere. Umuntu w'imbere ayoborwa n'amategeko aza kubuza umubiri gushyira mu bikorwa ibyo wagambiriye gukora, ukagendera mu mategeko ngenderwaho. Icyo gihe ni rwo ruhare leta igira kuri twebwe. Kabiri, abakubyara bagufiteho uruhare mu maraso, rwa ruhererekane rwa twabonye rushobora kuba communication y'igisanira. Gatatu, ikindi, idini ryawe riba communication y'ukwemera kwawe, rikaba ryakuyobya bitewe n'impamvu yo kubaho kwaryo.
rero Imana ibonye Aburahamu ariko atera ireba havuka batambiye Imana y'ukwezi, bararagura bagacuruza ibigirwamana. Iravuga ngo nuhindukira hano ukahaguma bazakwica. Aburahamu we, nuguma hano uzabarirwa mu muryango wa so. Nuguma hano abaguze Imana wacuruje bose muzagirana ibibazo kugira ngo ngukize. Aburahamu we, va mu gihugu cya so. Bwa mbere cyararaguye, cyaraterekereye, cyatanze ibitambo, n'abapfumu n'abacunyi basenga ibindi bigirwamana. Vamo ujye mu gihugu nzakwereka. Kubera iki mukuyeyo? Iki gihugu cyasezeranye n'ibigirwamana. Najyaga kubabwira ngo namwe muve mu gihugu murimo niba muzi ko kitari mu maboko ya Kristo. Nibutse Musinga, u Rwanda yarushyize mu maboko ya Yezu Nyirimpuhwe. Imana ishimwe. Nari ngiye kuvuga ngo Imana imuhe umugisha, ariko Imana ishimwe kubwe. U Rwanda yararutanze, yaravuze ngo ndushyize mu maboko ya Yezu Nyirimpuhwe. Niba rushyizwe mu maboko ya Yezu Nyirimpuhwe, usigaje kwitandukanya n'umuryango utaremera Kristo Yesu. Kabiri, usabye kurwana n'igicaniro cyo mu idini kitaremera Kristo. Idini ribaho kubw'imigenzo, amahame n'amategeko. Itorero rikabaho kubw'umwuka n'ukuri. Idini n'imigenzo, amahame, amategeko bidahinduka. Rishyirwaho bitewe n'inyungu y'uwarikreye. Itorero rigashyirwaho bitewe n'inyungu ya Kristo mu bugingo bw'abizera. Tuzabiganira ku bicaniro by'idini. Niryo ryishe Yesu, niryo rikomerekeje abapastori, niryo rizimya abahanuzi. Nta munyamahanga ubuza umunyamwuka guhanura, ufatwa ku munwa n'abaje gusenga. Murakoze. Ireba Aburahamu iramubwira ngo siga n'umuryango, vayo. Kubera iki musigisha umuryango? Imana yamurebye, yagize ishyaka rivuga ngo ya Mana ya data ya sogokuruza Nowa yagiye ko yavuze igakora, ikamubwira uko abazi inkuge. None ya Mana yagiye. Imana irangije iraza iramuhamagara ngo ni njye Uwiteka, umwe wakijije umuryango urokokamo nkawukiza umwuzure. Wa wundi wabanye na Nowa, ya Mana iriho ihoraho yabwiye Mose ngo nitwa ndiho, yitwa Uwiteka, niryo jambo Jehova. Ariko idini riratubwira ngo nimudasenga muri Jehova gusa ntibiva mu Jehova. It means Yahweh. Yahweh mu Kinyarwanda bivuga ndiho. Ndiho niryo zina ryitwa Uwiteka. Uwiteka ni Imana idapfa, ihoraho kandi yahozeho. Rero ni izina rimwe. Wita Imana izina ry'igisingizo bitewe n'imirimo yayo. Tuyita Uwiteka kuko ari Imana idapfa. Abandi ngo nimusenga mu izina rya Kristo ntimujyayo. Icyo ni igicaniro cy'idini. Rirakuboha, rikubwira Imana rikayigukingiriza. Ariko Imana ireba Aburahamu iramubwira ngo ni njyewe wabanye na Nowa. Umuririmbyi yaravuze ngo nk'uko wafashaga basogokuruza kera, natwe ari kudufasha. Hari umuntu wigeze yigisha, ndabyumva ariko nari ngifite ubwenge buto. Aravuga ngo ntimukajye muvuga ngo Mana ya Aburahamu, ngo mujye muvuga Mana yanjye. Nigenzuye nsanga sindegerana n'Imana nk'uko Aburahamu yabanye nayo. Nsanga Aburahamu ni sogokuru w'abizera, ariko njye sindaba Imana ya Aburahamu. Niyo Mana yacu, ariko ntitwayihakanira muri Aburahamu kuko tuyemerera muri Kristo, Kristo akaduhuza n'urubyaro rwa Aburahamu. Nta muntu wagutangira igitambo cy'amaraso mutagirana isano. Ugiye kuvuga ngo Yesu dufitanye irihe? Ako nkavuze nshaka gukura abantu mu rujijo. Niki cyatumye Yesu aturuka mu rubyaro rw'abanyamahanga akuzuriza mu Bisiraheli? Abisiraheli nibo bari bemerewe gutamba. Yanyuze kwa maraya Rahabu. Bwa mbere uwo muryango w'abamaraya nawo ubwo ubonye utambira. Anyura mu banyamubiri b'Abamowabu kwa Rusi. Umuryango w'abari mu mubiri batagira isezerano ry'umwuka babona ubatambira. Yanyuze kwa Tamari, wari waraciwe, bangaga gucikura. Yarazamutse anyura kwa Bowazi,
yanyuze kwa Yesayi, arazamuka mu muryango wa Yuda wari wakoze amabi, agenda ahuza imiryango y'abizera n'abatizera, isezerano n'abadafite isezerano, arabahuza, aba ari we gitambo kizima. Naho ibindi bitambo byari bitambo by'Abisiraheli gusa, byatambirwaga i Yerusalemu. Niyo mpamvu Yesu batamutambiye i Yerusalemu, bamusohoye umurwa bamujyana i Gorigota. Ageze Gorigota bivuga ngo ni inyabihanga, ku musozi w'abavumwe, bamurebesha mu mahanga, aravuga ngo namwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Imana iraguhamagarira kwizera, iraguhamagarira kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta ujya kwa data atajyanywe na Kristo. Niko yavuze, ni ihame ridakuka, ni ibidahinduka. Wowe ushaka kumva Imana, yumvire muri Kristo. Nushaka guhunga amakuba, ngwino muri Kristo. Nushaka kunesha isi, ngwino muri Kristo. Nushaka kumenya ubwenge, ubaha Imana. Nushaka gutsinda ibyaha, mu Kristo. Nta handi wabihungira, nta handi hatari muri Kristo. Aburahamu yumvira ijwi, Imana iramubwira ngo va mu gihugu. Bwa mbere ifite igihugu imujyanyemo. Kuva mu gihugu bya none n'ukwimuka mu bushake bwo kugundira isi, ugakumbura ijuru, kuko niryo gakondo yabera. Paulo yarabivuze, yaravuze ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza ko azaturuka. Imana ishimwe. Kabiri, gusiga umuryango. Yesu yarabivuze, yaravuze ngo naje gutanya umwana na nyina, naje gutandukanya umukazana na nyirabukwe. Icyo wemera kigutandukanya n'undi mu gihe mutemera kimwe, icyo cyo tukiziranyeho. Imyemerere ituma, narabibabwiye kandi mbisubiremo cyane, ubumenyi budafite umuntu bworeka imbaga, imbaga woretse wanazimara, wazica. N'ubumuntu butagira ubukristo bwica ubugingo. Ibyo wemera, itandukaniro ry'imyemerere yawe n'undi riguhanganisha nawe. Nizo ntambara ziri muri Middle East bita jihadi, kuko utemera nka runaka pfa, niko barwana. Kwemera, kwizera ubutandukanye. Hari abantu mwakijijwe musiga imiryango, none muri kurira ngo abantu barabanze. Ntabwo ari mwe, ntabwo ari bo babanze, nitwe twabasize. Twabavuyemo, twavuye mu kabari na maraya. Abari inshuti twarabahinduye, ubu dukundana n'abamarayika. Turi muri guverinema y'ijuru, dufite kominote y'abamarayika. Imana ishimwe. Turagoswe, tugoswe n'igicu cy'abahamya. Aho mutabona abantu, Imana irahari. Aho mutareba umubiri, umwuka arahari. Aho mutabona abanyembaraga, niho abamarayika b'ijuru baturindira. Aburahamu ava mu gihugu, arahaguruka, abwira se ngo Imana ya sogokuru yabanye nange. Arangije aramukurikira, basiga Imana y'ukwezi. Dusoreze mu gitabo cya Yeremiya nababwiye turi busome, igice cya 7. Igice cya 7 Yeremiya, umurongo wa 18. Imana igiduha imbaraga z'umubiri, hari igihe umubiri wanga. Ndumva naniwe, ariko Kristo ni umwami. Imana ishimwe. Yeremiya 7 umurongo wa 18 havuze ngo iki? Abana batashya inkwi, nabo base bagacana umuriro. Abagore nabo bakavuga umutsima, kandi bavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima. Bagasukira izindi mana amaturo y'ibyo kurya, banyendereza kugira ngo bandakaze. Umugabekazi, tujye mu Kinyarwanda. Umugabekazi bawusengaga mu izina ry'ukwezi, bategereje imboneko z'amezi. Mu Kinyarwanda umugabekazi bisobanuye nyina w'umwami. Umugabekazi, nyina w'umwami, muri ubu byo kwizera ubu ninde? Mariya. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana. Nibyo pe, Mariya yahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana yabyaye arasingizwa. Nibyo, kuri sengesho muri twara. Nibyo,
Mariya yari umuziranenge wasenze, Imana imumenyera muri we personnel idaciye mu bandi banyambaraga. Narabibabwiye ubwashize, Rusi yakomejwe n'amaboko ya Bowazi, Tamari yakomejwe na Yuda. Mariya yarahawe iyo adahisha abatasi byari kugenda bite? Ariko Mariya ni isengesho ni ugukiranuka. Ariko baramukingirije kugira ngo abantu mujye mumusenga, muratuma umuhamagaro w'agakiza biba antikristo. Exactement kiriya ni ikimenyetso cyo kugira ngo mwe kugera imbere y'Imana ikimenyimenyi. Bibiliya babasomera nti murayifataho. Book miseri nta mukristo yisoma. Martin Luther yarayibonye, ayisomye amenye ko agakiza ari ubuntu, arasohoka aravuga ngo ibya indulgensia ni mubireke. Abantu bicuzaga ibyaha batanze ikiru bakagura imbabazi, avuga ko imbabazi zaguzwa amaraso ya Kristo. Nicyo cyatumye uburokore ubupantekote buza, batwita abaprotestanti, abahakanyi. Ububyutse buragenda burakubita bugera no ku bandi. Sindi kujya mu nkomoko z'amadini n'ukwemera, ndagira ngo ikintu cyumve. Iminsi bababwira ngo ibiki n'ibiki, inshuti z'umusaraba, mujya imbere y'ibigirwamana mugira gutya, ibyo muri Middle East n'iby'Imana yakuyemo Aburahamu. Yaramubwiye ngo vayo, kuko iwanyu hari ibigirwamana. Ni ryari tutasenze tureba mu kerekezo? Ariko Imana uyisenga ryari? Uyibonera muri Kristo. Kureba kaba nibyo. Ariko Yesu yarabivuze ari Gerizimu. Yaravuze ngo igihe kirageze ubwo abasenga data batazaza kuri uno musozi cyangwa i Yerusalemu, bazajya bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni iki? Ni ijambo ry'Imana, ijambo ni Kristo. Umwuka ni ubugingo buba mu bizera, bukomoka ku Mana, ni ubuzima bw'Imana butuye muri twebwe. Umuhamagaro w'agakiza kugira ngo ube umukristo nuko wemera gusiga, ukadivorusa amasezerano wagiranye n'ibindi, ukakira amaraso yamenwe na Kristo. Nuko utamahame y'idini. Dufite abantu batataha ubukwe bw'abakatolike ngo baba muri Pentecote. Dufite abatajya mu bukwe bw'abakatolike ngo nabadive. Dufite abatajya mu bw'abasilamu. Kandi mbere yuko umuntu aba umusilamu ni umuntu yavutse. Mbere yuko umuntu aba umudive ni umuntu. Mbere yuko uba umwadeperi uri umuntu. Mbere yuko uba umukatolike uri umuntu. Hari ikiduhuza n'abantu mbere yuko duhurira mu rusengero. Ni abantu n'ibiremwa by'Imana. Kabiri, dufitanye isano yo mu maraso. Ariko kubw'imyemerere tugenda dutandukana n'abantu. Intambara ziriho, n'izi ntambara mubona ku rwego rw'isi zose zavuye ku kwemera k'ubuyobokamana. Kugeza ubwo babitaye Imana, batangira kurwana ku mipaka yabo gusa, igihugu ku kindi, ikimwe kigatera ikindi kubw'imipaka n'ubutunzi. Umutungo kamere kiwufite intambara ntizishira. Uyu munsi Kongo imitwe iba mu mashyamba murayumva. Cyokora Imana idufashe abakongomani, Imana idufashe, ikiganza cy'Uwiteka kihaboneke. Mozambique, Cabo Delgado bimeze bite? Ni uwo mutungo kamere. Ariko kandi biri gukorwa n'iki? Nabo Abakarudaya bari kohereza izo mbaraga kugira ngo basahure ibyo ngibyo. Barashaka gusahura ubuzima bw'abantu kugira ngo babone ubutunzi bwabo. Iyo ni imyemerere yose yavuye ku buyobokamana. Middle East abarabu bamwe na bamwe barazira iki? Urumva umuntu ngo ni imyemerere uturuka kuri Islam. Ntabwo ari ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yahamagawe. Intambara yayigiyemo ari uko ageze i Madina, Abayahudi bari Mediane ntibamwumva kuko yaje avuga Imana itari Yahwe, batazi, baje kumuyobora mu kwemera kwe, kandi afatwa n'umwuka. Yaguye hasi amera nk'urabye, igihumure. Ijwi riramubwira ngo byuka usome usobanukirwe, usome usobanukirwe, usome usobanukirwe. Abibwirwa gatatu, arangije amanuka ajya kubwiriza. Ageze Maka ntibyakunda, baramwirukana, havana n'itsinda. Ageze i Madina ahasanze Abayuda nabo ntibemerana, agira inzigo y'ubukristo kuva uwo munsi. Amanuka ajya kurwana intambara yitwa Fatwa di Maka, arwanira muri Maka. Nibwo yagarutse Madina, ashyira inyenyeri n'ukwezi kumusigita, aravuga ngo impamvu y'ibyo mwizera imanitswaho, mugomba gusengera, mujye musenga mureba hariya. Niyo mpamvu y'icyerekezo Kaba Kibra.
Ramadani umwana w'umwami wapfuye yibabariye turamusibira iminsi 30 Sarathini mwezi Ramadani. Ntiyapfuye yitanze, ntabwo yapfuye yitanze. Intwari zose dukura amasari. Dushimiye Imana ko mu Rwanda dufite abantu bitangiye igihugu. Imana ibahiruko didashira, ibaha amahoro, imiryango yabo Imana yubake, igira urufatiro rukomeye. N'intwari ibigwi byabo turabyemera, bapfuye bitanze kubw'igihugu cyacu. Ariko ntabwo ari isi yose bari bitangiye, ariko Kristo yamanitswe ku musaraba aravuga ngo abari mu isi mwese, abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ajya gupfa, yabwiye Abubakar na Omar bari kumwe barabasuhaba be, yaravuga ngo mujye munyaturiraho amahoro n'umugisha. Niyo mpamvu tubivuga alaihi wa sallam, tumwifurije amahoro n'umugisha. Imana imuha amahoro n'umugisha, wabene ntayo yari afite. Nibyo hindukira ugenzuza ubwenge. Ndabizi birateza impaka, bandi mubonye urwaho rwo kudutuka no kudukora ibyo mushaka. Nibyo pe, umubiri murawushoboye, ariko ubugingo timwawushobora. Niki gituma igihugu kimwe kiba kirwana, ukajya kumva ngo inama yateranye n'iy'amahoro, abarwanaga bakabaha imbunda n'abandi bakabaha izindi. Umwana wawe ari kurwana n'uwanjye, tugiye kubakiranura bakoreshaga ibinonko tubahaye amabuye. Bavandimwe, ingoma ya Mesiya niyo yonyine. Ariko Mana, nibwo bwami buca urubanza rutabera bugashira. Dusengana Imana. Imana ibwira Aburahamu ngo wasize uwo muryango, iyo groupe ugendamo y'abasambanye wayisize, utangiye kunywa inzoga utarazinywaga, wasize iyo groupe. Ko na Aburahamu yavuye mu muryango. Uri guhangana ngo barakurogeye nawe uzaroga? No. Ngo bagiye ku mupfumu nawe uzajyayo? Wabasize se. Divorce n'uwo muryango, twinjire mu muryango w'abera. Twari kure duciwe, tuzize ibyaha n'ibicumuro. Imana ibwiye Aburahamu ngo numara kuvayo nzaguhindura umugisha. Oriya bone Simondra, nzakugira ubwoko bukomeye, nguha umugisha. Kandi cya kabiri, nzogeza izina ryawe. Nzaguha umugisha. Niba ari cyo wari urimo uvuga ngo nuvayo ntibikunda, nzaguha umugisha. Nuvayo nzaguha umugisha. Nzaguha umugisha. Nijwi ry'Uwiteka, nzaguha umugisha. Nzaguhindura umugisha. Nzogeza izina ryawe. Nzaguhindura umuntu ukomeye. Mana, turagushimiye. Tujye uhamagara abakomeye, ugendere ngo bagukorere ibyo wananiwe. Uhamagara boroheje, ukabashoboza gukora ibikomeye kugira ngo witirirwe ibyo bakoresheje. Tuguhaye ubugingo bw'uyu mushiki wacu. Uyu mubyeyi tuguhaye ubugingo bwe, uyu musore akira ubugingo bwe, akira izi ntekerezo n'iyi mind y'uyu mugabo. Tugomoroye ibitekerezo byose, tubifashe mperi. Ibyashakaga kurwanya Imana turabigomoroye. Habeho Kristo mu izina rya Kristo. Amahoro yawe aganze mu mitima yacu, winjire muri aba bantu. Uyu muntu ufite ubumuga turamusengeye, ubu burwayi turabucyashye. Ineza y'Imana nigaragare. Kora operation kuri uyu muntu, igufwa risanga irindi, imitsi ku yindi, umubiri wubake kuko uzuye ubugingo bwe. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo watsinze byose none iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha.